mwihanganira impinduka mugiye guhura nazo, dore ubwo twajyaga dukoresha uno mutipe Osborne, ubu ngubu yagiye ku ishuri tugiye kujya dukoresha uyu nguyu bita hands. Ubwo rero hano muri bubone hands mwumve ko ari kwagitinga mu mwanya wa Osborne. Izi ni incamake kuri Secret Lovers cyangwa se abakundana rwihishwa. Ibi mwarabibonye muri episode ya 5 yatambutse, aka ni aka episode ka 6 tugiye gutangira. Nkomeza kubibutsa ko ibyiza ruko wareba siri ya mbere aka episode ka mbere kugera kuko tugezaho, kuko utarabikurikiye bishobora kugucanga nko kuri izi mpinduka twagiye duhura nazo. Murabona ko umutipe Osborne wacu nyine yamaje kujya ku ishuri, ubu twamaje gushyiramo undi mu acteur mwiza bamwita Hands. Tuzajya tuvuga Hands ujye wumva ko ari wa undi wakinaga ari Osborne. Duheruka muri episode ya 5 rero hano Fred ari kubaza bano bakobwa bati iyi baga yavuye he? None se boyfriend wawe ninde muko? Katwumve ko ari bumubwire ngo ni Hands. Mwibuke ko nimvuga Hands muri bwumve ko ari nka Osborne yaragiye kuvuga. Umukobwa wakomeje kumubaza ati boyfriend wawe yitwa nde, kugira ngo wumve ko ari wandi bahaye ya baga. Umukobwa arareba aravuga ati ariko aba bantu ati yitwa Heston. Arababeshyesha wese ayoboye ubwenge. Josephine arirumutse avuga ati kare kabaye, Heston niwe boyfriend wanjye niwe wampaye baga. Ese muko ushobora kuba uri kubeshya? Iyi baga ni imwe yaje mu gihugu cyacu kandi nayihawe na sister wanjye uba hanze. None no kubera iki byaba bisa? Ariko nanjye nakubwiye ukuri ntago nkubeshye. Josephine arabyumva, niwe nyiramafuti. Josephine, ese umuntu bitwa Heston waba umuzi? Oya, iryo zina ni n'ubwa mbere ryumvishe. None ko nzi ko iyi baga ari we nayihaye. Hano Lena nawe abyivanga amata, ariko boss umukobwa wo mwizera ute? Ubundi ubu iyo umurebye ubona atakubeshya. Ati muceceke mwese, nta magambo nshaka gukomeza kumva. Baratuza. Umukobwa hano yafashe baga ye ajyana mu nzu. Nuko hano boss nasigara yivugisha ati ariko sha Josephine umunyamahirwe iyo nibeshya nkumva ko ari Hands byari kuri ibibazo. Hano Rena nawe arakomeza aganiriza boss amutesha umutwe ati ndashaka amafaranga yo kwishyura ziriya nkweto. Barayamuhereza ajya kwishyura. Bamuhereje baga akuramo ibyo akuramo yari yaguze. Boss anasigara avuga ati ariko mwana yanjye. Ahangaha rwose Rena yagarukanye baga ahereza wa mukobwa w'umuzunguzayi abaragiye. Josephine yahise amukurura vuba na bwangu amubwira ati urinde, izina ryawe ni irihe? Ubundi uturukahe? Nitwa Erika, nturuka mu mujyi. None reka nkubaze ikibazo, iriya baga by'ukuri wayikuye he, ninde wayiguhaye? Ese muko ko mukomeza kumbaza iby'iyi baga cyane? Nyine wewe ndabibona ko utigeze utubwiriza ukuri, ariko nshaka kumenya ukuri kwa nyako. Nyine Heston ntabwo ari boyfriend wanjye. Boyfriend yitwa Hands. Hands niwe boyfriend wawe? Yes. Nta wundi muntu twigeze dukundana. Hands niwe twamaranye igihe turi guciringa. Hands uri mukuri? None se kubera iki boss wamubeshya? Nagombaga kumubeshya kuko nabonaga bya bintu biri seriye, kandi nashakaga nyine kurinda Hands kuko ntago nzi ibyaba byari bigiye kumubaho mu gihe mwari muri kumbaza iby'iriya baga. None se Hands wowe uramuzi? Wibuke Hands nyine bakundanyeho kera mu ma episode yatambutse, ariko nyine ubu baratandukanye. Hano tugaruke kuri Rena nawe arimo kuganiriza boss. Ese boss ubundi buriya wizeye ko ibyo bakubwiye ari ukuri? Nyamara rero nubwo we ukunda Josephine, ariko mbona Josephine nawe akuryaye.
ushobora kuba atagukunda kuko hari utuntu tumwe na tumwe aba agenda gukinga bikagaragara. Ase bose ubundi uriya mukobwa kubera icyo umwinjiza mu buzima bwawe cyane, kubera icyo umuhereza urukundo rwa nyarwo ukarenza igipimo. Uriya mukobwa ni ukuri sinzi ukuntu ngiye mubona mbona ameze nk'umuntu uri kugutirisha. We birahagije wowe kubera icyo uvuga guzwa cyane. Umukobwa n'utugambo twinshi tuba twamurenze. Ariko se bose wagiye utuza umva wera na vanaho urwo rutwe wanshinze. Agakobwa kaba kari kumwegereza ariko bose aba yibereye mu bibazo byinshi bari kumu stressa nako kakaza kamuzanaho utuntu tw'imikinato. Tugaruke hano. Josephine aracyaganira nawe mukobwa ati henzi nawe nanjye yigeze kwa boyfriend wanjye. Shaka kumbwa ko mwateretanaga none ni wowe muntu wamucitse? Oya muko ndakubwiye ngo shut up wikomeza kundushijwe we ceceka ntaza kukuvunira ahangaha kubera ko ndabona wowe urashaka kwivanga mu byarangiye. Hano wa mukobwa ufite ubumuga ari kubyumva. Hano barakomeza baratongana bari gupfa kuba umwe yumvishe ko undi yakundanye na henzi kandi azi ko nawe bakundanye. Abo bose bigeze guhuza mu boyfriend. Hano wa mukobwa nubwo abatazi ibyari byo ariko aba yabibonye ko hari intambara iri hagati ya babiri. Yaraje hano acomokana umwe ati ndabona mugiye kurwana harisha nuko abakiza gutyo. Umukobwa hano yamwitegeza ariko uyu mukobwa ufite ubumuga asa nk'ufite n'ubundi bwenge cyangwa ufite ikindi kintu asobanukiwe twe tutazi. Arayitegereje umva kuri uwo mukobwa ngo nimba ari n'umugore wa bosi wawe njyewe namumanyura iyo akomeza kunshingaho nkamwereka. Hano Josephine asigara yivugisha ariko uriya mukobwa ufite ubumuga ko rero yageze kumbwira ko ntamwizera ubundi ubu we mwizerana ubundi ubu ntabwo aba yatwumvishe. Aracunga gake gake. Hano nabo bati umukobwa agenda avuga ati sha wowe iyo batakunkura mu nzara nawe kukuvuna wowe ugenda unkundire boyfriend wanjye sha uretse. Hano rero Josephine nasigara yivugisha atariko mana yanjye ndi umunyamahirwe tubuhenzi yatunguka ahangaha koko ko kari kuba kabaye bari kwita bansenda. None se we inshuti yawe irihe? Yagiye kubera iki? Yagiye ryari? None se we agiye atanamvugishije kweri? Arakamamagare Erika ngo wagiye. Nese kubera icyo utambwiye ko wagiye? Bundi se ko numva uri gusakuza wari uri gusakuzanya nande? Mwapfaga iki? Ahita amukopa areba hano Josephine. Nese nibiki byajyaga mbere? We n'uriya mukobwa nibiki byaye biri kujya mbere ko nabonaga mwarakaranyije? Ntabwo uri gushaka kubimbwira? Erega wegamye ku giti wagira ngo nicyo muri kuvugana. Nakakinyozo kabo karakinyozo nako kajya kanyica nkazi ku muntu umwe wagira ngo twigarukire. Hano turahabona henzi. Noneho henzi muribuka ko yari yaturutse mu cyaro ari gushaka kuza aho Josephine atuye ariko birangira telefone imuzimiyeho. Hano rero yisanze yaguye muri karitsiye hano atazi araza aricara hano aratuza ajya gufata agatelefone ngo wenda yongere akozeho yumve ko yavugisha Josephine. Arebye asanga fone yazimye kera kandi mwibuke ko na Josephine yamuhamagaye agasanga umurongo urajimije. Rero mutipe hano byaramucanze avuga ati karabaye ndabigira ntera ko nta n'amayinite nako fone yanjye ko yamaje kuzima. Uyu mukobwa nkaba ntaramenya ahantu atuye ndabigirana ariko ndakomeza paka birarangira amugezeho.
twigarukire kuri wa mukobwa ufite ubumuga siti nawe ntabwo aratubwira izina rye dore ko yazanye akandiko hano n'agakaramu ahereza Fred arakakira kumbe Fred nta nubwo yari azi ko wa mukobwa azi kwandika abandi nabo hano bari gucunga bari kuvuga ati uriya mukobwa se atazi kuvuga ari kuganira te na bose please. Hano umukobwa yaramwandikiye aramubwira ati ni ukuri imyenda yanjye imaje gusaza ndashaka ko wampa agafaveri ukampa amafaranga nkagura utundi twenda two kuba mpindura. Fred aramureba ati wawo ati burya azi gusoma akamenya no kwandika ni byiza. Hano Fred yamwatse agakaramu nawe kugira ngo atayipinga amusubize ariko hano hari uri kwibuka ibintu byabaye atekereza ukuntu uriya mukobwa yabakijije avuga atari kuri uriya mukobwa ko ashobora kuba atari shyashya uwo ni Josephine uri kubyibuka uriya mukobwa ufite ubumuga waje turi gutongana akaducomokanamo umuntu. Hano rero nawe kuko ari guhengeza atangira kwibuka kuri uriya mukobwa ko mbona ashobora kuba ari muzima ahubwo ari ukuducitinga. Hano Fred yarongera aramwandikira amusubiza amubwira ati nta kibazo tubuguze kuguha amafaranga urebe ko mu cyumweru gitaha wazajya gushopinga utundi twambaro. Ndaramubwira ati ni nkaho yakamubwira turakoze cyane bose wanjye. Nuko hano hari uwanyonyombye gato ariko hari icyo abonye uriya mukobwa atari uwo kwizerwa. Uyu nawe araza we ntajya atinze amahita aza kubaza amakuru abaramubwiye ati none se uriya mukobwa yarize azi kwandika akamenya no gusoma. Yes gusa namwishimiye uriya mukobwa ntago arantunguye kabisa ntago nenzi ko birabizi. Nese bose reka nkubaza akantu wambaza iki uriya mukobwa yarashatse kukubwira iki ni biki yari ari kukwandikira ku gapapuro? Ntacyo ni ibintu biri hagati yanjye nawe ntabwo ari ngombwa ngo mbikubwire. Ubundi kubera icyo ushaka kubimenya? Ntacyo da nuko nyine nashaka kubimenya ariko ntabirenze. Umva se wumve ngo n'ubu ndacyahangayitse ku bw'aya mafaranga twabuze. Ari amafaranga yari ingenzi kandi nkomeje iperereza hari igihe kimwe nzafata umuntu wanyibye. Umunsi rero namaje kumenya umuntu wanyibye mva ntabwo tuzahonokana twigarukire kuri wa mukobwa ufite ubumuga ariko tujya tubyita navuga nde wa mukobwa w'inzobe. Hano hari uwaje ati niko weho ko mbizi kutumva utanavuga ni iki kintu kiri hagati yawe na Fred ko nabonye uri kuza umwiheshwa utuntu tw'udupapuro ubundi wari uri kumubwira ibiki dore ukuntu ndeba ubwo se urasekura ukeka ko bino bisekeje? Uyu biramucanga ndakomeza avuga kandi mwibuke ko ari kuvugisha utumva. Niko akoze ubundi ubu sindi kutayanjwara. Niko ni ikihe kibazo ufite kubera iki mba ndi kukubwira nabi ahubwo wowe nkabona uri kwisekera uraseka rega wagira ngo uri ikipupe ahita acaho undi nawe ariko uyu mukobwa ukuntu aba ari guseka yarangiza akarakara wagira ngo aba yumvishe n'ibintu bavuze amwitegereza ati sha ndabafite. Umukobwa rero nawe sinzi icyamuzanye hano. Twigarukire hano Fred na Josephine hari abantu bajya bakunda kwicara umwe araza yicara ahangaha undi nawe araza aramutumbira. Uyu nguyu yarangije ihamagara Rena nawe aba arekereye ari hafi aho aba araje aza kwitaba bosi wenyine tu. Josephine yicariye hariya Rena arasatira gake gake abasanze bosi. Rena ese waza tukaba turi kumwe hano? Bosi uri seriye?
urashaka ko mba ndi kumwe nawe nyine tumba nshaka kuba nicaranye nawe turi kuganira gake gake ariko bose we baraje bicara hano muramubona Rena rwose we atangira kurya agafiringi ku rutugu rw'abandi hano hari uri kubibona bikamushengura abizi ko gufuha ku bakundana bitabura nawe yagira ngo arakaze umukunzi we kandi arabizi ko ari bibi cyane umukobwa anakomeza gufata agafiringi undi nawe abitekereza atari ko ziranjije ubundi ntazitaho mu biki ubundi ubu nta kintu naba mugiyeho nk'abihorera kanzesha afata agatelefone ikandira utunambara avuga ateka nigire kuri fone ni hahandi nahise ngirene arahamagara uko ahamagara hano hari umutipe Fred abibonye aravuga ati ari kunca inyuma kandi ntamenye ko nawe ameze nk'uri kumuca inyuma umuhungu byamwanze mu nda arahaguruka reka nze ngende mangane nawe genda mushikoza telefone turi guhamagara ndi nakubajije ngo uri guhamagara ndi kobwa arahaguruka ariko bundi we n'ibiki uri kunyereka hariya ubwo se wagiye hariya we n'uriya mukobwa kugira ngo mwumvikanishe iki oya nakubajije ngo uri guhamagara ndi ntongere kuba mvugisha gutyo uwo ndi guhamagara ni umuntu w'ingenzi ni mama ndi guhamagara nta wundi ngareba nimba atari mama navugishaga utipa arajoma hano arangije ati ubwo ntabwo mbeshya niwe wavugishaga ati se nkubaze musore ubundi wowe uri kumwe uri romantike n'uriya mukobwa umuhungu ati ushatse kuvuga iki kuba mbonanye na Rena se hari ikintu bikubangamiyeho ariko mwana kubera iki wirengagiza nese ukeka ko mba ndi kwiyumvana mva ndabyumva ariko nyine umva se ugomba kumenya ko iyo uri muri biriya njyewe ndafuha urafuha ntabwo nabyizera ntafuha se buriya uba uri gukomeza wica amarangamutima yanjye wiyegereza uriya mukobwa uzi ko njye ntari umuntu nkawe umva mwana wibuke ko ngukunda naho biri buri kunkorera buri kuntera agahinda mwana mutipe abona ko bya bintu biri seriye umva se nyine rekera kurira ntabwo birari ibya danje umva ntabwo nari mfite gahunda nyine yo kukubabaza ngambabarira amanagura amarira wemeza amarira y'abakobwa aba hafi umukobwa burabye byamubabaje kandi koko nibyo buri usanze umugabo wawe afatanye ku rutugu n'undi mugore cyangwa umukunzi wawe n'undi mukobwa ntabwo byakunezeza hano Rena ahise abona ko bamukatiye yarazi ko agiye kurya agafiringi ku musheri w'abandi birangira nyine bamucomotse muri ubwo buryo nawe biramurakaza wagira ngo hari icyo bamubwiye cya danje tugaruke kuri Henzi murabizi ko Josephine yigeze kumuhamagara akamubura Henzi yageze hano sinzi hano yakuye sharijeri yabushyizemo umuriro hamagara Josephine hello Josephine umva mwana batiri yanjye yari yashizemo umuriro nanjye naguhamagaye ndakubura nagira ngo nkubwire ntuze hano humura mwana n'ubundi ntago naza kuko narushye byatari ngiye kwisubirirayo ugiye gusubirayo yes ngiye kwisubira kuko imyenda nayo nambaye yanduye mva ntago natunguka aho ngansanyo kabisa okay ngana ari nyine genda mu rugo turi bwongeye tuvugane sawa Tipati ndagukunda telefone bayikuyeho umukobwa apfukama hano ati mana yanjye urakoze cyane nukuri urankoze unkoreye agashya kabisa uyu mutipe yagera hano ari kubyifatamo gute hano bahise basohoka we na Fred wiwe bari muri ambiyanse idasanzwe bateruranye nk'uko abandi bakunzi bamera hano Rena akika bakubita amaso ati karabaye bari mu biki bari kumbabaza harafuha bya danje kandi nyine ntazi ko bari guterurana ari abikundanira n'ubundi nta bikaze barabyemerewe undi yarebye hano arangije aba ari impanukiye arikubita aka gasayizi ke rwose
tufana cyane, ntumbaze ngo agiye he. Umukobwa ati none se waretse nkajya gusura mama wanjye? Tuzajyayo ryari? Josephine, nyine nakubwiraga ngiye nkumbuye mama wanjye, ndashaka kujya kumusura. Josephine, umva se nyine nyizera, ndashaka kugenda njyenyine, kandi nyine wumve ngo nta bindi byadanje, humura ntabwo nzongera kubonana na wa mutipe, twararangizanyije. Ubwo rero uzareke nyine njye gusura mere wanjye, ndamukumbuye. Okay, ntaribi. Ubwo nyine yahise afata imodoka, namwe murayibona nguriya do, ntumbaze ngo ari mu yihe. Byacu ntibitinda. Hano Fred nyine umushuti, umusheri we yagiye gusura umubyeyi mu mujyi, anatangira guhamagara, nawe aba yakumbuye nyine nk'uko bimera. Abagabo murabyumva, iyo umudamu yagiye gusura nyoko bukwe cya nyina, ubusanga nyine mwahangayitse mutubaraza ryari. Arahamagara, nimba fone yanze gucamo ntumbaze. Hano Rena nawe ari hano arabireba. Rena araza arasatira, ashaka kwiyegereza mu bose w'abandi. Ati se boss, ni iki kiri kujya mbere? Umeze neza? Josephine, nyine Josephine yagiye iwabo, ariko nyine ntago ndi kumufatisha, ndi kumuhamagara. Ariko we wagiye ureka guhatiriza, uramuhamagara se ubundi ngo bitange iki? Arongera arahamagara amubwira ati umurongo muhamagaye urajimije. Ati mwana, fone yayijimije. Ariko nawe shaho urahatiriza, ibyo nibyo byaguhangayikishije? Ariko shaho umenye ukunda byahatari kabisa. We mwizere, nese urumva hari icyabaye, we wumva utuje kabisa, umusheri wawe ameze neza buriya. Imba fone ijimije se bivuze ko yagutaye? Ndakomeza aribuyenza nk'ukumbuye uko amera, komeza kwibuyenza. Hano wa mukobwa wacu nyamubona nawe yaraje, murabizi ko ntiyumva ntavuga, warirebera gusa. Cyokora twabonye ko asigaye azi kwandika, wenda bakoresha utuntu tw'utunyandiko. Tipe Fred yaraje arigunga, umukobwa nawe araza ati bosi, ko mbona wagira ngo hari ikitameze neza. Nawe baratungutse, kubitana amaso, bameze nk'abagiye kumuhuriraho. Hano umukobwa yaraje yitsimba mu dukwi, inyuma y'udukwi. Ati ndebe uriya mukobwa ko bigiye kugenda hariya. Aritsimba arahengereza. Rena baraje, murabizi ko we bashaka kwiyegereza boss. Ndati nshinguka wambisirewe, undi ubuze unyibambaza aho mbaza iki? Umukobwa bari kubisa ati karabaye, noneho uyu mushi hasi namenye ibyawe. Ntazi ko ari kuza kubyinata ku mugabo wikumburiye umugore we. Hano wa wundi nawe ufite ubumuga yaje yomboka, we sinzi ngo yishingikirije iki kiri butume batamwiyama. Azatangira kwikoroza, araza yomboka ati ndamuherahera, hari bunkubita urushyi intangira kumustressa. Araje yitoratozwa ubusa, ariko birangira nyine ageze mu mwanya yashakaga kuba arimo. Mutipa yindukiye amubona iruhande rwe, ndarahengereza ati karabaye yagiye kunyasa urushyi. Nuko araza byamwereka byo murabibona rwose, ibidukurura byo ntibijya biba kwicara hano akomeza kwitegereza nk'ufite icyo ashaka kuvuga ariko yatinye kukivuga. Nuko episode yacu ya 6 yarangiye. Nizera ko kabaryoheye, gusa munkorere subscribe kuri Edmond @250 kugira ngo n'utundi episode tuzajye tubageraho ku gihe. Ciao ciao, ndabakunda sana.
WhatsApp peoples, ndizera ko kari akavideo kabashimishije, niyo mpamvu mbasaba kujya mukora subscribe kuri Edmond at 250 kugira ngo n'utundi tuvideo twose nzajya mbakorera tujye tuza tubonere ku gihe. Wowe ikintu ugiye kunkorera, kora share, ukore like ndetse na comment uyikore, gusa subscribe please ndabinginze nimuyikore kugira ngo tubashe kuzamurana. Murakoze, ciao ciao.